Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe nshuti z'umusaraba bakundwa mwese abumva ibi biganiro byacu bya Saveur Divine. Ndabaramukije, amahoro ya Kristo nabane namwe. Nshimiye Imana inyongereye uyu munsi, nshimiye Imana kubw'uburinzi bwayo bwabaye kuri njyewe ndetse no kuri mwebwe. Ndizera yuko Imana yabarinze wowe unyumva, ni ikimenyetso cy'uko uri amahoro. Turashimira Imana, mumfashe n'ukuri dushima Imana hamwe kubw'uko kwezi kwa gatandatu dutangiye, turangije igice cy'umwaka wose wa 24, twinjiye mu kundi kwezi. Ndashimira Imana ku buryo ikomeje kubana natwe. Imana ishimwe, turayishimira ibyiza twabonye kandi n'ibibi byatubayeho nabyo dushima Imana, kuko mu bibi no mu byiza ngo tugomba gushima. Haleluya. Dawidi amaze gusobanukirwa impamvu yo gushima Imana, yateruye aya magambo meza yo muri Zaburi 103, aravuga ati mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindi mu byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, niwubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Haleluya. Akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Uwiteka akora ibyo gukiranuka, aca imanza zitabera zirenganura abarenganywa. Ngo yamenyesheje Mose inzira ze, imirimo ye yayimenyesheje abana b'Isirayeli. Uwiteka ni umunyebambe n'umunyembabazi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Haleluya. Uwiteka afite kugira neza kwinshi. Reka tumushime, reka dutangire iki cyumweru tumushimira kubw'uburinzi bwabaye kuri twe, kubwo ibyo twabayemo byose. Bene data, ntabwo Satani aba yishimiye yuko tubaho mu buzima bushima Imana. Ahora ashaka kudutega imitego, arashaka icyadukura mu mashimwe, ariko ntitumwumvire, ntitumuhe urwaho. Uko byagenda kose ujye ubwira umutima wawe ngo umutima wanjye shima Imana, bindi mwe byose mushima Imana. Reka dutangire kuno kwezi natwe twongera kwibuka ineza y'Imana, twongera kwibuka uburinzi bwayo, twemera kwibuka yuko yabanye natwe muri aya mezi yose atambutse. Nuko rero dushimire Imana yacu, ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi, ngo niko n'imbabazi z'Uwiteka agira zingana. Haleluya. Abamwubaha babona imbabazi ze mu buryo budasanzwe, kandi nk'uko izuba rirasira ahitaruye aho rirengera, uko niko yajyanye ngo kure yacu ibicumuro byacu yabishyize kure ye. Ngo nk'uko se w'abana abagirira ibambe, ngo niko Uwiteka arigirira abamwubaha, kuko azi imiremerwe yacu, yibuka ko turi umukungugu
Uwiteka we ni ukuri tureka tugushimire. Uwiteka ni umunyembabazi. Uwiteka ngo ajya yibuka yuko turi umukungugu, ajya yibuka yuko turi abana b'abantu, yuko tujya tugira intege nkeya, ariko ibyo ngibyo ntabiduhore, ahubwo akatugirira imbabazi nyinshi. Haleluya. Ndashimira Uwiteka kuko akomeje kuturinda, akomeje kubana natwe. Imana ishimwe. Imbabazi z'Uwiteka yatugiriye zarabonetse muri iyi minsi yose itambutse. Uburinzi bwe bwarabaye kuri twebwe, rero ni ukuri tumushimire. Ndashimira Uwiteka kuko akomeje kubungabunga uyu murimo, uyu muhamagaro wa Saveur Divine yashyize muri twebwe. Ndashimira bene data bajya badugezaho ibiganiro, bagategura ijambo ry'Imana, bakitanga kugira ngo dusangire ibyiza bituruka aheraho mu ijuru bivuye mu ijambo ry'Imana. Ibyo byose ni ubuntu twagiriwe. Ndabishimira Imana, ndashimira yuko yabanye natwe, ndashimira uburyo ikomeje kutwongerera aya mahirwe yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ndashimira Uwiteka kandi kubw'iyi minsi anyongereye. Reka iyi minsi anyongereye niyo kumuhimbaza, niyo kongera kumukorera kurushaho. Ndakwifuriza kugira ngo nawe niba wumva yuko hari iminsi wongerewe, nukuri umfashe dushime Imana. Buri munsi tubayemo tujye tuwubamo nkaho ari umunsi w'igitangaza ku buzima bwacu. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe kuko ikomeje kutwongerera aya mahirwe yo kongera kuyegera, kongera kubana nayo, kongera kwihana, kongera kwitunganya ubuzima kugira ngo dutunganye ubuzima bwacu buri munsi kurushaho. Tujye tugenda twezwa, tugenda twihana, tugenda twegera ikigero cyiza cya Yesu Kristo. Niyo ntumbero yacu, niyo ntumbero buri mukristo yagombye kugira, ni uguharanira gusa na Yesu. Imana ishimwe. Ndabashimiye kandi mwebwe mwese abashyigikira uyu muhamagaro mwiza Imana yanyujije muri Saveur Divine. Ndabashimira abadusengera, abasengera uyu murimo. Ndashimira abawushyigikiye mu buryo ubu n'ubu. Mwese Imana ibaha umugisha. Umuhati wacu ntabwo ari uw'ubusa ku Mwami. Haleluya. Hari amakamba meza tubikiwe mu ijuru, nitudagwa isari ni ukuri tuzagororerwa. Hari ingororano z'abihanganye zidutegereje bene data. Haleluya. Ingororano z'abihanganye ni ukuri zirahari, ntabwo ari ukubeshya. Ndabifuriza kugira ngo izo ngororano muzazibone, nanjye nibyo nifuriza, kandi nzi neza yuko Imana izadufasha tukagerayo tugahabwa izo ngororano. Haleluya. Hanyuma rero muzi ko buri wa mbere tugenda dutanga umutwe w'ijambo tuzasangira mu cyumweru. Iki cyumweru kituri imbere tuzaganira ku ijambo ryerekeranye no kubaha Uwiteka. Hahirwa uwubaha Uwiteka wese ngo akagenda mu nzira ze. Zaburi 128 umurongo wa mbere. Hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagenda mu nzira ze. Kubaha Uwiteka kandi ngo niryo shingiro ry'ubwenge. Imana ishimwe. Reka rero mbere yuko turangiza dusenge, twiragiza Imana, tuyishimira ibyatubayeho, tuyiragiza n'ibiri imbere, kandi ni ukuri tuyinginge kugira ngo igumane natwe, igendane natwe muri uku kwezi kwa gatandatu dutangiye. Mana Data wa twese wo mu ijuru, wera wa Isirayeli, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye. Gushimiye urukundo rwawe rwinshi, gushimiye ineza yawe yabaye kuri twebwe, gushimiye uburyo wabanye natwe muri aya mezi yose atambutse. Wera wa Isirayeli nushimwe, nuhabwe icyubahiro. Tugeze mu kwezi kwa gatandatu,
twabonye uburinzi bwawe, twabonye urukundo rwawe rugendana natwe. Rero iyi minsi dutangiye ku kwezi kundi dutangiye, turakwinginze kugira ngo uzabane natwe. Ndagushimiye ku bwa buri wese wumva ibi biganiro tugeza ku bwoko bwawe. Ndagushimiye kandi ku bwa buri wese udusengera, buri wese usabira umugisha kino gikorwa. Nanjye musabiye umugisha. Ndakwinginze kugira ngo Mwami utugirire neza, ubane natwe, ugumane natwe mu izina rya Yesu. Iki cyumweru tuzakubone, abana bawe bahabwa umugisha mu byo bazagerageza gukora byose. Uzabane nabo, uziheshe icyubahiro muri byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisenze n'inginga. Amen.